Umwubatsi TV, uwubatse ku rutare Yesu Kristo ntazatembanwa n'imivu y'ibihe bya nyuma. Torero rya Kristo, komera. Jésus, lumière dans mes ténèbres, ton amour m'éclaire. Umwami Yesu Kristo ashimwe inshuti bavandimwe bene data, nongeye kubasuhuza kuri uyu munsi wo kuwa gatanu. Ndabifuriza amahoro y'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ndizera yuko aho muherereye hariho hose muri amahoro, kandi namwe abari mu bihe bigoye, abari mu ntambara, abari mu bihe by'inzara, ubukene n'ibindi bitugora muri iyi si, reka mbizeze yuko umwami Imana yacu azi ibyo byose muri gucamo, kandi igihe nikigera niba umwiyambaza, niba ari we wishingikirijeho, agomba kugutabara byanze bikunze, ntucike intege. Nongereyo kubaha ikaze ku Mwubatsi TV, amazina n'ubundi n'umuhoza Clement. Ndashima Uwiteka Imana yongeye kumpa akanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo, kuko ibonye ko ari ngombwa ko twongera kuganira ku ijambo ryayo muri ibi bihe, kandi ijambo yanshyize ku mutima ndizera ntashidikanya yuko hari uwo riziye. Rero reka tubane muri uyu mwanya, ariko mbere yuko tubyinjiramo reka dushime Imana tunayiragize ikiganiro cy'uyu munsi. Uwiteka Mana isumba byose, mwami Imana yacu data, nciye bugufi imbere y'amaso yawe muri aka kanya, nongeye kuguha icyubahiro kuko uri uwo kubahwa mwami, nongeye guca bugufi kuko uri uwo gucirwa bugufi. Uri Imana isumba byose, uri Imana iteye ubwoba, uri Imana y'urukundo rwinshi n'imbabazi. Nje imbere yawe nanone ngushimira Nyagasani kuko unyemereye kugaruka imbere ya bene data kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe nibyo biryo bidutunga, nta jambo, nta kwizera ni ukurimbuka. Rero urakoze yuko uduhaye aka kanya k'igiciro gikomeye kugira ngo twongere twungurane, ariko kuko ndi umuntu ntabwo nabasha kuvuga ibyo wowe ushaka, ariko wowe uri kumwe nanjye nabasha kuvuga ibyo ushaka ko abantu bumva. Nukunyobore, kandi n'uzumva wese umwuka wawe azamwemeze. Byose mbisabye nizeye kubasha gukora ibiruta cyane ibyo nsabye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Par ta grâce infinie, tu m'as relevé. Tu effaces mes fautes, tu m'as pardonné. Ton nom est puissant, il fait fuir la peur. Dans ta présence, Seigneur, je trouve bonheur. Jésus, roi de gloire, je lève mes mains. À toi tout honneur, à toi mon destin. Tu es ma force, mon refuge et ma paix. Jésus, je t'aime, mon cœur t'appartient. Hosanna, Hosanna, louange à l'agneau. Ton règne est éternel, tu es mon flambeau. Hosanna, Hosanna, Jésus mon sauveur. À jamais je chanterai ton nom avec ferveur. Jésus, Jésus, sois glorifié. Amahoro ya Kristo kuri mwese, ndabaha ikaze cyane ku Mwubatsi TV, kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Ndashimira mwebwe inshuti z'Umwubatsi TV zakadasohoka, muhora mutwereka yuko rwose mukurikirana ibivugirwa hano, kandi Uwiteka Imana ajya bibaheramo umugisha, kuko ntabwo biba biziye ubusa. Ntabwo ari impanuka kuba uri hano, nkunda kubivuga. Nta nubwo ari uko wabuze andi mahitamo cyangwa se uhaza utigihe, reka da, ahubwo ni Imana iba yabishatse ko ubyumva, ni Imana iba yabishatse kuba inshuti yacu. Rero turabigushimiye kandi Uwiteka biguhera umugisha. Ku munsi w'ejo nabagejejeho za ndirimbo, hari abari babinsabye, ndabibemerera, hacaho iminsi, ariko ndashima Imana yuko yanshoboje kuba nazikusanya zose nkazigira nk'indirimbo imwe, cyangwa se ngakora playlist zose ziri kumwe. Ubwo ndizera yuko nabavuyemo umwenda, kandi ko byabashimishije. Hari benshi banyeretse yuko rwose babyishimiye. Imana iduhana umugisha, kuko ntabwo nzikora kugira ngo nziyumvire, ahubwo nzikora kugira ngo nzicishemo ubutumwa nyine Imana iba yashyize ku mutima wanjye, kandi ubwo butumwa nyine buba bufite abo bwagenewe. Rero Imana ibaha umugisha. Hari abambajije uko bazibona, sinzi wenda ubwo ukuntu nazikugezaho, kuko kuzohereza kuri WhatsApp ntabwo nzi niba byakunda. Narabigerageje, nohereza
iriya audio nini ifite megabyte 133 ngira ngo ari audio gusa. ubwo uri kumva kuyohereza kuri WhatsApp rero nabonye bitari kunkundira, keretse wenda habaye hari undi muntu z'uburyo nazimwoherereza naziguha rwose nta kibazo, cyangwa se wenda ukaba wanazidownloadinga hano kuri YouTube nabyo birakunda, ukaba wazitunga muri telefone yawe byashoboka nabyo. Reka rero twinjire mu mwanya w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka nanjye mvuge nti sinshaka ko kiza gutinda kuko ibyo umwami yashyize ku mutima wanjye ni ibintu byumvikana, kandi ndizera neza yuko umwuka w'Imana ari buze gufasha uwumva wese gusobanukirwa icyo Imana iri kubwira abantu bayo muri iyi minsi. Umutwe w'amagambo w'uyu munsi cyangwa se insanganyamatsiko nayihaye inyito igira iti barababeshya, udakomejwe n'Uwiteka araguye ahe ntihazibuka ukundi. Nuko nguko numvise nyobowe gukora uyu mutwe w'ikiganiro cy'uyu munsi. Kubera iki navuze ntibarababeshya? Ese abo ni bande? Ese kubera iki? Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, ndagaruka kuri iyi nsanganyamatsiko. Ijambo tugiye gusoma ni ijambo riri muri Yesaya ibice 54, turahera ku murongo wa 14 tugere kuri 17, ariko nkugiriye inama nziza wasoma iki gice cyose. Umutwe w'amagambo uragira uti Imana igarura ubwoko bwayo nk'umugore ucyurwa. Nta magambo agenewe itorero ry'Imana riri mu biyaga bigari, Abanyarwanda, Abarundi, Abanyekongo, yewe n'Abanyayuganda, Abatanzania, muri aka karere k'ibiyaga bigari kari kwakamo umuriro. Murabwirwa ibi bintu, ariko nge ndagaruka ku gihugu cyanjye cyangwa se igihugu cyacu cy'u Rwanda, nibo ngiye kwibandaho cyane kuko ubutumwa burabareba. Aya magambo aravuga ati uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko sijye uzaba ubateranyije. Uzagukoraniraho wese azagwa, ari wowe wazize. Dore n'igihe mu mucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uku niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Amen. N'amagambo meza akubiyemo amasezerano, ariko harimo n'amagambo amwe namwe akomeye, nk'aho Uwiteka tubwiye ati ninjye mu murimbuzi, kandi nyine umurimbuzi muremera kurimbura. Abanyarwanda tumaze iminsi itari mike, Mana yanjye, tubaye mu bintu biteye ubwoba byinshi. Ahangaha ndavuga ubuyobozi bwagiye busimburana kuva mu gihe cy'abami kugera mu gihe cya Repubulika. Abategetsi bagiye baza, abenshi babaye bakurura nishyire, abaturage bo hasi bakabitikiriramo. Ikintu kibabaza kurushaho nuko buri mutegetsi wese uje kuyobora igihugu yishimirwa n'abaturage, bakamwishimira, bakajya hariya bakamuririmbira, bakamubyinira, bakamurata, bakamushyira ku mipira yabo, bakamwiyandikaho. Mana yanjye, bagakora byose bishoboka byerekana yuko bari banyotewe n'umuyobozi mwiza ugiye gutuma bagira ibyo bunguka byinshi, igihugu kigatera imbere. Nibyo koko abagiye baza benshi bagiye bakora ibyiza byinshi, ariko hakagira n'ibindi bibi bakora bitewe nuko batubaha Imana. Icyo nicyo cyonyine gituma habaho uruhande rumwe rw'abashima ubuyobozi buriho, bakabushyigikira, bakumva rwose nibwo buyobozi buruta ubundi bwose bwabayeho, ariko hakaba n'ikindi gice kivuga kiti ubu buyobozi nibwo bubi bwabayeho. Ibyo bice byombi birahari, nuko nguko biba bimeze. Kubera iki? Ubuyobozi bw'Abanyarwanda, ubuyobozi bw'Abarundi, ubuyobozi bw'Abanyekongo ntabwo bubaha Imana. Hari n'abakora semblant basenga. Gukora semblant ni ukwishushanya nk'aho bubaha Imana, ariko bahakana imbaraga zayo, cyangwa se rwose mu bigaragara batayubaha, ariko ku rurimi basa n'abayubaha. Ibyo rero bizanira akaga abatuye isi, bikazanira akaga Afurika ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Kugeza na magingo aya niko ibintu bimeze. Ariko Imana ntibura kuburira abayo umunsi ku wundi, kuko isi yamaze kubundikirwa n'igicu cy'umwijima, kandi Satani ashaka ko abantu bose barimbuka, mu gihe Imana yo idashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Ari nayo mpamvu twihanganira amanywa na nijoro, ugakora ibyaha ukabyiyongeza, ukanga no kubyihana, kandi hari uburyo bwo kubyihana buri sans fil. Navuga ni butagusaba ibintu byinshi bwa wifi. Ubwo buryo ni Yesu Kristo. Aho uri hose wasaba Imana imbabazi ikakubabarira mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ye akakwezaho ibyo byaha byose.
rero tumaze kumva iri jambo ry'Imana, ariko reka ngaruke kuri ya nsanganyamatsiko nk'uko nayibabwiye. Insanganyamatsiko iragira iti barababeshya, udakomejwe n'Uwiteka araguye, ahe ntiyazibuka ukundi. Iri jambo barababeshya ryanje mu minsi mikeya itambutse, ntabwo nanjye nzi ukuntu ryaje, gusa ryaje numva rivuga cyane kuri izi nama z'abayobozi bo mu karere k'ibiyaga bigari. Abategetsi tumaze iminsi tubona bajya mu nama, ngaho bagiye Rwanda, ngaho bagiye Nairobi, abandi bagiye muri UN, abandi sinzi bagiye hehe na hehe, aho bagiye bateranira hose numvise ijambo rivugira mu mutima wanjye ngo barababeshya. Nkomeza gutekereza kubera iki baratubeshya. Nuko nkomeza kugenda nsobanukirwa yuko izi nama aba bategetsi bari kujyamo bavuga ngo bari gushakira akarere amahoro. Baratubeshya, barababeshya yemwe baturage. Ntacyo izi nama zizageraho. Reka nsubiremo iki kintu. Ntacyo izi nama zizageraho. Izi nama zo gushakira akarere amahoro, ikibazo cyo muri Kongo gihagarare, ngo bamwe basubize ingabo zabo inyuma, abandi ngo barekeraho kwatakana, hakazaho ngo za cessez-le-feu n'ibindi bagenda bemeza mu manama, tukabona amaraporo menshi y'ibyigiwe mu nama, ejo twajya kumva tukumva byose bihindutse zero. Nanjye nahise mbitekereza ndavuga nti ariko mana ko kuzi ko batubeshya. Ibi bintu barabyumvikana, abantu batangiye kwishima ngo agahenge karaje, impunzi zikazinga amahema zikongera kwikorera uturago zisubiye aho zari zituye, hanyuma nanone twajya kumva tukumva ngo amabombe yongeye yaturitse, ngo abantu bapfuye, ngo intambara yongeye yakamejeje. None ntimubona ko batubeshya? Erega ikintu Imana yavuze ntabwo ibibeshya. Tumaze iminsi mu masengesho dusengera akarere k'ibiyaga bigari, si twe gusa, n'abantu benshi Imana yahaye icyo kiraka cyo gusengera akarere kuko izi ibigiye kuba, irabizi de A à Z, niko mu Faransa avuga. Izi ibigiye kuba uhereye ku cyambere kugera ku cyanyuma. Izi uburyo bizakurikirana, izi nzira bizacamo, ariko mwibuke ijambo dusomye, Imana ntirema umurimbuzi kandi muremera kurimbura. Hari ibyo ijya yemera yuko bibaho, ariko kugira ngo abantu bayo, kuko cyane cyane nibireba, Imana ireba abantu bayo cyane, ngo yabaciye nk'imanzi mu kiganza cyayo, nta muntu n'umwe ubasha kubavuvunuramo, ngo naho amarembo y'ikuzimu yafunguka yose, abazimu bose n'amadayimoni bakaza, ntacyo bashobora gutwara abantu b'Imana, cyangwa se reka mvuge abana b'Imana. Impamvu rero aba bategetsi batubeshya nuko babizi, barabizi byose yuko hazabaho intambara, kuko ibintu baganirira inyuma y'amarido aho tutabareba, ibintu bidaca mu itangazamakuru. Ngira ngo mu minsi ishize hari n'ibyatunguranye tugiye tubona abataravugaga rumwe, abatarashoboraga ngo kwicarana birirwa batukana, tugiye tubona baricaranye, ifoto irasohoka. Abantu baribaza bati se bagezeyo bate? None se ni iki cyabunze? None se ko batatubwiye ko bazahura? Kiriya ni ikimenyetso kitwereka ko hari ibintu byinshi baziranyeho, hari ibintu byinshi baganira twe tutazi, kandi bazi ibigiye kuba. Ntibamenya byose nk'Imana, ariko barabizi neza ibigiye kuba mu karere. Niyo mpamvu bamwe bacikwa bakanabivuga, kumva aravuze ati nyuma y'intambara, ukibaza uti iyo ntambara avuze ni iyihe? Abandi ukumva bagaruye amateka ya kera y'igihe imipaka yaciriwe, ukagira ngo ni ibintu bapfuye kuvuga gusa. Abandi bakakubwira ko akarere gatutumbamo intambara kandi ngo izabe y'akarere, ukagira ngo ni ibintu bapfuye kuvuga, ariko barabizi neza yuko iyi ntambara izaba kandi izaba ari karahabutaka. Twarabivuze turasakuza, bigera ubwo bamwe batangira guhagarika kongera kuvuga kuri ibi bintu, ariko ntabwo tuzahagarika, kuko iyo umwuka yagucanire ngo bivuge, ugomba kubivuga nta kundi. Rero bana b'Imana, ikintu Imana yashyize ku mutima wanjye ni ikijyanye n'iri sezerano rijyanye n'abantu bayo. Twasengeye abantu kugira ngo bezwe, batunganye imigenzereze yabo, bitandukanye n'ikibi, kugira ngo Imana ibagwishirize imvura y'urujojo, kuko ntabwo umwuka w'Imana azakorera mu mitima yuzuye ibyaha. Ikintu Imana idushakaho ni uko twihana. Itegeka abantu bose bo ku isi kwihana, ni icyo ngicyo ishaka. Iyo umaze kwihana, wahindukiye, wanze inzira y'ikibi, Imana iraza igatura muri wowe, igatangira kugukoresha iby'ubutwari. Abazi Imana yabo uburyo ikora ngo bazakomera, kandi ngo nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari.
hari amagambo umwami Yesu yabwiye abigishwa be ubwo bamubazaga ibijyanye n'irimbuka rya Yerusalemu ndetse n'igaruka rye. Hari aho yababwiye ati muzabona intambara, muzumva n'impuha zazo, hazabaho ibishyitsi hamwe na hamwe. Yagiye avuga ibintu byinshi bizagenda bibaho, bizaba nk'ibimenyetso by'uko ibyo yababwiye bigiye gusohora. Rero ubu buzima bwacu tubamo hano ku isi, iki kintu reka nongere ngiceho akarongo, bumeze nk'uruziga. Umva ko kantu, ubuzima tubamo imyaka igashira indi gataha, ikinyejana kigashira, generation zikarangira hakaza izindi. Ni nk'uruziga. Uruziga ni iki? Nukuvuga ngo aho butangirira niho bwongera bukarangira, bukongera bugatangira, bukongera bukaharangirira. Gutyo ni cycle continue itagirangira, nuko nguko ibintu bimeze. Ibi bishatse kuvuga iki? N'umubwiriza yarabivuze ati nta gishya munsi y'ijuru, nta kintu gishya gihari. Icyakora bishobora guhindura maniyeri bigaragaramo, bigahindurirwa inyito, ariko ari bya bindi. Ni ukuvuga ibyakorwaga kera, iby'Imana yabuzaga abantu kera, ni nabyo babuze ubu ngubu, kandi ni nabyo bakora ubu ngubu. Ingaruka zabageragaho iyo babaga banze kumva inama z'Imana nizo zibageraho n'ubu ngubu. Iby'Imana yagiye ibuza abantu n'ubu ngubu nibyo babuze, kandi nibyo bakora, kandi ingaruka zabagezeho icyo gihe dore ni nazo zigiye kubageraho ubu ngubu. Imana ifite ubuzima bwacu mu kiganza cyayo, yirirwa itwingingira gukiranuka, yirirwa itwinginga ngo tuzi dukize, iduha agakiza ku buntu. Ariko abantu kubera wa murengwe bafite, bamaze guhaga, barumva nta cyabakoraho, niyo mpamvu bisha amatwi, abandi bayavuniramo ibiti. Ntabwo bashaka kumva ijambo ry'Imana ribakiza, ntabwo bashaka kwakira agakiza ngo bumve yuko Imana ibafitiye urukundo kandi hari ibyo iri kubarinda, ahubwo barashaka kwikomereza mu bibanezeza. Nyamara ibi ngibi byarabaye no mu gihe cya Nowa. Mu gihe cya Nowa yamaze imyaka 120 aburira abantu, yubaka inkuge. Ni ukuvuga ngo hari abo yatangiye kuburira bakiri abana, birinda ubwo baba basaza b'imvi, ababurira buri munsi ngo hagiye kugwa imvura. Ariko kuko batari bazi iyo mvura imeze ite, kuko nta n'imvura yari yakagwa muri icyo gihe ngo ikime cyaturukaga mu ijuru kikanetesha ubutaka hanyuma imyaka ikera, ntibumvaga yuko imvura ishobora kugwa. Ariko umunsi wa nyuma nyirizina, Imana yategetse Nowa ngo yinjire mu nkuge, yinjizemo n'inyamaswa zatoranyijwe kugira ngo isi izabone icyororo nyuma y'umwuzure. Hanyuma imaze kumwinjizamo, yikingira urugi yo ubwayo. Munyarwanda unyumva, ugereranye iyi ntambara yo mu karere k'ibiyaga bigari nk'umwuzure wo mu gihe cya Nowa. Ntabwo ari iherezo ry'isi, ni umwuzure ugiye kuba ugatsemba ibiri mu karere byinshi, ibinyabuzima byinshi bikahatikirira. Ibintu byose by'igiciro cyinshi byaremeshejwe bigahabwa icyubahiro cyinshi kuruta uko abantu bubaha Imana. Ibyo byose bigiye guhinduka nk'umukungugu, kandi bizarushya abazasigara kongera kubisana. Ariko Imana iraburira abantu, kuko ibintu byo n'ubundi ni hahandi isi ihora ihinduranya. Izi nyubako tubona ntizari zihari mu bihe bitambutse, kandi wenda ntizizanaba zihari mu myaka myinshi igiye kuza. Isi igenda yiyuburura, ariko ndakubwiza ukuri yuko Imana ishaka yuko abantu bakizwa. Irashaka ko abantu bakizwa, kuko kwishingikiriza kuri politike, kwishingikiriza ku magambo avugwa, mu disikuru meza, imbwirwaruhame abayobozi batubwira, ku ruhande rumwe zishobora gutuma bamwe bumva batakigize ubwoba bwo gutinya intambara n'ibiki, bakikomereza business. Kandi koko ni nabyo, panike ni mbi, kuko abayobozi baramutse babwije abantu ukuri kw'ibiriho, hahita habaho panike, wenda si byiza. Ariko kubera iki Imana iri kubibwira abantu se? Nuko abashinzwe kubivuga batabivuze, nuko abashinzwe gukosora ibikwiye gukosoka badashaka ko abantu babikosora, kubera ko muri uko kubikosora bazabihomberamo. Ndavuga abanyepolitike. Abanyepolitike baramutse bafashe iya mbere bakagarukira Imana, bagakuraho imanza zibera n'ibindi byose bifutamye biri mu gihugu, hari ibihombo byinshi bagira. Kandi uko niko bimera, muzanabireba iyo umuntu akijijwe, hari ibihombo agira bitewe nuko hari ibintu byinshi abona biciye mu ndamu mbi. Ibyo byose rero bigomba gusenyuka. Rero n'igihugu kigarukiye Imana, hari ibintu byinshi biba biva mu ndamu mbi, biba bigomba gusenyuka, kuko Imana ntijya yubakira ku bikorwa bibi bya Satani. Baratubeshya rero. Impamvu bakubeshya, impamvu bakora inama za nyirarureshwa, ni ukugira ngo bakomeze bashyire abantu ibikarito ku maso, abantu bakomeze bibwire ko ari amahoro nta kibi kiriho, nyamara bazatungurwa umunsi nabo batazi nta garuriro. Bene data, ndabagira inama nanjye nyigira, tugarukire Umwami Yesu Kristo. Nsoza, reka nongere mvuge kuri iki kintu. Muzi ko nagiye mbabwira ku bintu bijyanye na microchip, nkababwira ku ndangamuntu y'ikoranabuhanga,
ndetse nanavuze cyane ku ifaranga ry'ikoranabuhanga. Ibyo byose biri kuza bitegura umugambi urambye wo kwimikwa kwa Antikristo kugira ngo azabashe gukontorora abatuye isi nta n'umwe umucitse, kuko abantu bose bazaba barashyizwe mu ikoranabuhanga, abandi baratewe inkingo zorohereza iryo koranabuhanga gukora. Ibyo si byo ngiye kugarukaho. Mwari muzi yuko ibyo bintu bidateye ubwoba kurusha icyaha kikiri mu bugingo bwawe? Iki kimwe ushobora kuba warabaswe no kubeshya, ibindi byose warabyihannye bikagushobokera ndetse ugahindukira ntihongere kunyura mu nzira birimo, ariko icyaha kimwe cyitwa kubeshya cyarakunaniye. Rero inama nkugira, reka gutinya microchip, reka ndetse ngo gupanga kusohoka mu mujyi ngo ugiye mu byaro ngo kubwo gutinya gahunda za Antikristo ziri kugenda ziba installe mu bantu. Ibyo wibitinya, kubera ko Imana yacu ibereye maso abantu bayo. Ibyo nta kintu bizadutwara nidukiranuka tugatura muri Yesu nawe agatura muri twebwe. Ibyo nta kintu bizadutwara, Imana izabidukiza, kuko hari n'abatabizi kandi bubaha Imana. Hari abakecuru bo mu byaro batajya banumva radio, batazi na YouTube ni ibiki. Ntimwibwire yuko kuba ibiganiro bya microchip n'ibiki byose bivugwa kuri YouTube abantu bose babyumva. Ntabwo babyumva, ndetse navuga nti ababyumva ni agace gatoya cyane k'abantu nyine bafite ayo mahirwe yo kugera ku ikoranabuhanga. Ariko abandi bo mu byaro, abandi baba ahantu hataba n'amashanyarazi, yewe batigeze banatunga telefone, batize ngo bamenye gusoma ibitabo, none se abo ngabo ko bubaha Imana ugira ngo izabareka barimbuke, barimburwe no kuba batazi ibya microchip? Oya. Reka mbabwire ijambo rimwe, ni ijambo riri muri Zaburi ibice 32 umurongo wa 8. Riravuga ngo, nzakwigisha nkwereka inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Urumva uko Uwiteka atubwira? Nzakwigisha, y'ubwayo izakwigishiriza, nkwereka inzira unyura. Niba bazanye indangamuntu y'ikoranabuhanga, microchip, inkingo zirimo ubumara n'ibindi, Imana izakwereka inzira unyura. Si ngombwa kuba uri informe cyangwa utari informe rwose. Oya, navuga nti ni byiza kubimenya, ni byiza kuba wabimenya, ariko reka nkubwire nti kubimenya ubwabyo ntabwo biguha ububasha bwo kwirinda. Reka da, ntabwo rwose kuba ubizi ari byo biguha icyizere cy'uko uzabasha kubyirinda. Ntibishoboka. Imana y'ubwayo ni izaturinda. Imana y'ubwayo ni izaturinda. Reka mbisubiremo. Rero mwene data, ikintu Imana idushakaho muri ibi bihe, abategetsi bacu, abayobozi b'akarere k'ibiyaga bigari bari kutubeshya, ariko bamwe bakanivamo bagakora inama za nyirarureshwa, babizi neza yuko ntacyo zizatanga, byose bizashwambaragatana, bikabyara intambara itazabasha guhagarikwa n'undi uwo ari we wese usibye Imana ubwayo. Imana ni irema umurimbuzi kandi ikamuremera kurimbura. Iryo jambo muritindeho cyane. Imana ni irema umurimbuzi. Reka ndisubiremo ngo, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Uranyumva neza? Hari n'indi jambo rivuga ngo, aba batware ngo ntabwo batwarira inkota ubusa. Niba Imana yifashisha kugira ngo isuke uburakari bwayo ku bantu. Ntuzatangazwe no kubona ibihugu byo muri aka karere bifite intwaro zo ku rwego ruhanitse, nouvelle generation, ni ukuvuga ngo intwaro zijyanye n'iki gihe tugezemo za tekinoloji. Hari ibihugu byinshi bikize bya Afurika bitazifite. Nuko byiteguwe kera, ni umugambi wateguwe kera, kandi hari aho ab'isi bashaka ko uyu mugambi wabutisa cyangwa se ugera aho ugusha, ariko bitandukanye n'iby'Imana itekereza, kuko imigambi y'Imana itandukanye n'iy'abantu. Abantu bo babitekereza bumuntu, bayobowe n'umwuka mubi wa Satani wibeshya wuzuyemo ibinyoma, ariko Imana iba ifite imigambi yayo. Uyu munsi Imana iduhaye isezerano, niba wikomeje kuri yo. Udakomejwe n'Uwiteka araguye, ahe ntihazibukwa. Ushobora kuba wikomeje ku bwirinzi, wikomeje ku buhanganye bw'igisirikare cyacu, wikomeje ku bwenge bwawe, wikomeje ku mitungo, amafaranga ufite, famiye ufite ikomeye, wikomeje kuri passport na visa, ndetse n'ibindi byinshi abantu bajya bikomezaho by'ubusa gusa. Ariko reka nkubwire nti, ibyo nta kintu bizabasha kugutabara ku munsi mubi. Umunsi ibintu byaturitse nk'uko mpora mbivuga, abantu bazirukanka bashaka uwababwiriza none ijambo ry'Imana bamubure. Nka kwa kundi imvura imaze kugwa ngo abantu barirukanse batangira gukomanga ku nkuge ya Nowa bamwinginga ngo abafungurire, ariko akababwira yuko atari we wakinze, kandi koko iyo yakinze ntawe ubasha gukingura.
mwene data wumva ibi, ntabwo nzi inshuro umaze kubyumva, kandi ikikwereka yuko Imana igushaka nuko ikwemerera yuko ubyumva. Umuntu azabazwa ibyo yumvise. Ibi bintu biciye mu matwi yawe uyu munsi, menya neza yuko icyo cyavuga ngo cyakunaniye hari uwakinesheje, hari uwadupfiriye ushaka kudukiza ibi byaha byatunaniye. Ushobora kuba utarandushije gukora ibyaha. Hari igihe nanjye nageze numva ibyaha byarananiye kubireka, ariko reka nkubwire nti iryo ni ijwi rya Satani, kuko Imana yaduhaye ubwo bushobozi. Imana yabwiye Gahini iti nimwitangirire ibice 4:7 iti nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Urumva yuko Imana yashyize muri twebwe ubutware bwo gutegeka ibyaha. Yakobo yaravuze ati umuntu akora ibyaha bigenze bite? Umuntu akora icyaha iyo yohejwe n'irari riri muri we, ngo iryo rari rirakura rikabyara icyaha. Ibyaha nabyo bimaze kugwira cyangwa se gukura bikabyara urupfu. Icyo cyaha wumva cyakunaniye hari uwakigukiza. Itandukanye n'impamvu yose yagutera gukora icyo cyaha, hanyuma winginge Yesu umusabe imbabazi ku byo wamaze gukora, akubabarire, umusabe imbaraga zo kunesha urebe ko ataziguha. Ntabwo azabigukorera, ahubwo wowe ubushake bwawe bwo kubyemera cyangwa kubihakana nibwo buzatuma utsinda cyangwa ugatsindwa. Bene data, ntagiye muri byinshi, ni iki ngiki Uwiteka yari yashyize ku mutima wanjye, kandi ndaburira nanone bene wacu b'Abanyarwanda, nyabuneka ibihe biri gushira. Uko isegonda rigenda ritambuka niko turi gusatira ibyo bihe bibi. Imana impamvu iri kwanga yuko bihita biturika nuko hari benshi bataritegura. Irakureba ikavuga uti uyu muntu nibiramuka bibaye nkabirekura bikaba azarimbuka. Niyo mpamvu ikongerera umunsi. Uwo munsi yakongereye ntago ari uwo kujya kurya inyama no kujya muri boîte no kujya kunywa ugasinda ugakora ibyangwa n'amaso y'Imana, ahubwo ni umunsi guhaye kugira ngo wongere wisubiremo, wongere utekereze ahahise hawe kugeza uyu munsi uriho wumvise ibi. Ese ndi mu murongo Imana inshakamo? Ese nanjye nkomejwe n'Imana cyangwa nkomejwe n'amagambo y'abanyapolitike amenshi abarimo n'ibinyoma? Kuko hari abavuga bati la politique c'est l'art de mentir. Politike ni ubuhanga cyangwa se ni ubugeni mu kubeshya. Abanyapolitike benshi badusezeranya ibintu ariko babeshya. Wikomeje kurinde? Wikomeje ku rutare Yesu cyangwa wikomeje ku musenyi w'ibyo byose maze kurondora? Menya neza yuko niba udafite Kristo ho inkomezi yawe ugiye kugwa, kandi ahawe ntihazibukwa ukundi. Twabonye abantu benshi bari bihangange. Duhereye mu nkuru za kera twabonye abantu nka Samsoni yabashaga kwica abafilisitiya 1000 akoresheje igufa, umusaya w'indogobi. Samsoni yari igihangange ariko yarangiye mu kanya gatoya. Twabonye abantu bari bakomeye mu mapolitike, ari abayobozi b'ibihugu b'ibihanganye bafite abarinzi impande n'impande. Twabonye ba Gaddafi uburyo barangiye. Twabonye ba John F Kennedy uburyo barangiye. Uwo yari perezida wa Amerika ariko baramurashe umunsi umwe arapfa. Twabonye abantu benshi, yewe tugarutse no mu Rwanda twabonye abayobozi nka Habyarimana Juvenal, yari umutegetsi ukomeye ufite abarinzi, umukuru w'igihugu, kandi ubwe nawe yageze ubwo abyiyumvamo ko akomeye. Ariko gukomera kudafite Imana kuba ari ubusa. Hari amagambo bajya bamuvugaho aho yavugaga ngo ni kinani ngo cyananiye abagome n'abagambanyi. Njyewe iryo jambo sinzi igihe yarivugiye ariko numva babivuga, ariko sibyo byarangiye bite. Ibintu abantu bishingikirizaho bitari Imana, bitari Imana Data nyiri ubushobozi umenya byose, ufite ubuzima bwacu mu kiganza cyayo. Abishatse yagira rimwe gutya gusa twese tugahinduka ivu. Ariko tekereza kuba tumwiteruraho. Ibiryo twariye bikatubyibushya amezi 2 gusa, bikadutera kwihenura no gushinga amajosi, tukihenura ku mwami wacu. Mutekereza amaraso y'igiciro Yesu Kristo yamennye kugira ngo adukize ibyaha ducungure twe kuzarimbuka. Ayo maraso akaba ari yaduhesha ububasha bwo kuza imbere y'Imana tukavuga ikatwumva, ikavuga tukayumva, tutari dukuriye no kuyihinguka imbere. Gukiranuka k'uwo muziranenge Yesu Kristo akaba ari ko kutubarwaho twebwe abanyabyaha bari baraciriwe urwo gupfa. Ariko abantu bagakerensa ayo maraso, bagakerensa umwana w'Imana, bagakerensa Imana, urukundo rwayo bakaruhindura ubusa, bari gushukwa n'amazu meza bubatse, bari gushukwa n'amafaranga bafite kuri konte, bari gushukwa n'ubwiza bw'ikimero batanihaye, usibye ko hari n'ababwiha. Hanyuma ibyo byose bikabatera ubwibone. Mwibuke
Satani nta kindi cyaha yazize icyaha kimwe cy'ubwibone. Iki kimwe. Ese wowe ufite ibyaha bingahe? Iki ni igihe cyawe cyo kwisubiramo, ni igihe cy'amahirwe. Noneho urabimenye yuko abanyapolitike batubeshya, nabo barabizi yuko intambara igiye kuba. Amagambo menshi bavuga ni ukwihagararaho, andi bayavuga babizi neza yuko ari ibinyoma bari guparika abantu. Abaturage natwe aho tubera beza tukabikomera amashyi tukabyakira. Bakatubwira bati inzara iraje, tugakoma amashyi. Nyamara mugiye gusonza muzirika imikanda, tugakoma amashyi. Ariko Mana yanjye, sinzi wenda icyo nge navuga, ariko umwuka w'Imana adusange, tumenye yuko Imana idushakaho ubu ngubu ari ugukizwa no kwakira agakiza, tugahora dufite imitima yejejwe kandi dukora ibyo gukiranuka. Ibindi byose bizaza ntacyo bizadutwara. Muze gusoma iki gice cyo muri Yesaya ibice 54, murumva amasezerano Imana iha ubwoko bwayo, kandi bikoko Imana izabikora. Kuba yubaha hari amasezerano meza ahari y'ibizakurikiraho nyuma yo kurokoka ibigiye kuba. Hari amasezerano meza, ngira ngo wenda nzakora ikiganiro cyabyo cyo kubabwira ibintu byiza Imana yageneye igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'akarere na Afurika muri rusange, ariko nzavuga mu karere n'igihugu cyacu. Mwumve ibintu byiza bizakurikiraho, ariko se bizagerwamo na bangahe? Bizagerwamo na bande? Ese uzabigeramo? Ese wumva usigaje iminsi ingahe? Imana itugirire neza. Reka mbifurize kugira umunsi mwiza. Amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo asanga abamukunda n'abashaka guhindukira bose. Shalom. Hosanna, Hosanna, louange à l'agneau. Ton règne est éternel, tu es mon flambeau. Hosanna, Hosanna, Jésus mon sauveur. À jamais je chanterai ton nom avec ferveur. Hosanna, Hosanna, louange à l'agneau. Ton règne est éternel, tu es mon flambeau. Hosanna, Hosanna, Jésus mon sauveur. À jamais je chanterai ton nom avec ferveur.